Nibyo, Jose Mayanja Chameleone ari i Kigali, umuhanzi ukomeye cyane muri East Africa ndetse no muri Afurika muri rusange. Ni umukire, ni icyamamare, ubu yagarutse mu Rwanda. Benshi bacitse ururondogoro bitewe no gusanga umuhanzi Rafiki ari inshuti ya Jose Chameleone ndetse akanamushyira mu bahanzi bazataramana nawe. Ibi byavuye nta kintu usabwa, banza ukande subscribe ukurike Hot World Entertainment tuve muzi muzingo iyi nkuru. Uyu ni umunsi wa kabiri umuhanzi Chameleone amaze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Byatumye asura Nyamirambo ahazwi nko mu Marangi, ahantu yabaye ndetse yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru. Byatunguye benshi kumva umuhanzi Rafiki mu kiganiro yatangazaga ari kumwe n'itangazamakuru. Ni ikiganiro cyabereye muri Kigali Universe, aho n'ubundi iki gitaramo kizabera ku munsi w'ejo ku cyumweru ku mugoroba. Aganira n'itangazamakuru, Jose Chameleone yavuze ko iki gitaramo agiye gukorera i Kigali gifite intego eshatu: kwishimira ko akiri muzima, kwishimira ko aheruka kuzuza imyaka 47 ndetse no kwishimira umuziki wa Afurika. Kubera izo mpamvu zose avuga ko zikomeye, Jose Chameleone yavuze ko yazanye bande ye kugira ngo izamufashe gutanga ibyishimo ku bafana be bari bamukumbuye nyuma y'imyaka igera ku 8 adataramira mu Rwanda. Jose Chameleone yongeye gushimira u Rwanda kuba gushyira imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo by'umwihariko iby'imyidagaduro. Yagize ati, ndashimira leta y'u Rwanda kubwo kubaka ibikorwa remezo by'akataraboneka nk'ibi ngibi. Rafiki watunguranye azana Chameleone yatunguranye cyane kumubonana na Jose Chameleone. Abenshi bati ibi ni akasamutwe, ati urukundo ntirusaza. Akaba ari umwe mu bahanzi Chameleone akunda kandi bazaririmbana n'uyu munyabigwi kuri iki cyumweru. Yavuze ko Jose Chameleone ari mwarimu we, bityo avuga ko gutaramana nawe ari amahirwe adasanze ngize kuko ninjye mufana we wa mbere. Ayo ni amagambo Rafiki Coga Style yatangarije itangazamakuru. Rafiki ubwo yavugaga ku ndirimbo akunda cyane, Jose Chameleone yavuze ko bibaye ngombwa ko aririmba indirimbo imwe mu buzima bwe bwose yaririmba Mamma Mia, kuko ari indirimbo yamufunguriye inzira ndetse akaba ari nayo yagize uruhare mu kwamamara kwe. Yakomeje agira ati kandi ko ibindi byinshi azi kuri Rafiki ari uko ari umuhanzi ushoboye kandi ukunzwe mu bihe bya kera, wakomeje no kugaragaza imbaraga mu njyana izwi nka Afrobeat, gusa we yayise Coga Style. Avuga kandi ko imbogamizi zikomeye yagize mu buzima bwe bw'umuziki ari ukumenya ko yitwara nyuma yo kuba icyamamare ahantu hose ndetse abantu bose bakanamumenya. Mbere yo kugirana ikiganiro n'itangazamakuru, Jose Chameleone yabanje gusura Nyamirambo aho yabaye igihe kirekire. Aza yirahira uburyo hateye imbere ndetse n'imihanda myiza ihari kuko aheruka hari umuhanda umwe wonyine. Jose Mayanja Chameleone yafashe amafoto n'abamubonye mu Marangi ndetse harimo n'umusaza umwe yemereye itike we n'umugore we, nyuma y'uko avuze ko ijuru rye ari ukubona Jose Chameleone aririmba amaso ku maso. Byatumye amuha itike yo kwinjira mu gitaramo cye. Ibyishimo byinshi, igitaramo kiraza kuba ari imbaturamugabo. Yakomejwe abazwa byinshi ku muziki, ati kuki bamwe bava mu muziki bigenda bite, ni ukuwukora nabi cyangwa se no kunanirwa. Yagize ati bava mu muziki kubera kuwukora batawukunze, ndetse anavuga ku mpamvu yihambiriye ku muziki. Aya n'andi magambo yakomeje atangaza. Nyuma yo kugera mu Rwanda ahagiye gutaramira, Jose Chameleone yavuze ko abantu benshi bava mu muziki atari ukubera ko ubananiye,
ahubwo ni ukubera ko badakunda ibyo bakora n'ibyo bawukuramo. Ni mu kiganiro Versus gitambuka kuri RTV yabivuze ubwo yabazwaga ku rugendo rwe rwa muziki n'ikintu cyatumye akomeza gukora umuziki mu bihe bitoroshye. Kuri ubu akaba afatwa nk'umunyabigwi wa mbere muri Afurika y'Iburasirazuba, cyane ko ubwo Diamond Platinum aherutse muri Uganda yabyivugiye ko amufata nk'uwa mbere muri Afurika y'Iburasirazuba. Jose Mayanja Chameleone yavuze ko mu gutangira aribwo yahuye n'imbogamizi cyane zo gukora umuziki, ariko uko yagiye ahanyanyaza akubaka izina gake gake byagiye birushaho gukomeza kuworohereza mu gukora umuziki. Yagize ati imbogamizi zikomeye nahuye nazo mu muziki ni intangiriro zawo. Iyo navugaga ngo nitwa Jose Chameleone nta muntu wabagurize. Kugira ngo bamenye iryo zina bisaba gukora indirimbo zigakundwa, gukora ubwo bugenge bwo kugira ngo witwe igitangaza ngo havemo indirimbo ikunzwe na benshi. Nibyo bibazo bikomeye umuhanzi ahura nabyo. Yavuze kandi ko ku myaka 25 amaze mu muziki yaranzwe no guhanga udushya, kwigira ndetse no kwigirira icyizere, kuko kuba afite impano n'abandi bayigira, ahubwo uburyo bwo kuyibyaza umusaruro nibwo bwa mbere, akaba aribwo atandukaniyeho n'abandi bahanzi. Yakomeje agira ati imyaka 25 nyisobanura hashingiwe ko guhanga udushya, kwigirira icyizere, kuko impano iba hose. Tuba muri sosiyete ifite abantu baguca intege ngibyo ukora ubikora nabi, ariko mu gihe nabikoraga mu buryo bwanjye ndetse bwihariye numvaga ari byo byanyabyo. Jose yagize ati iyo umuntu aje aririmba kugira ngo ashimishe abandi abura wa mwihariko we. Ntabwo nigeze mbikora n'umunsi wa rimwe. Niyo mpamvu wumva ijwi rya Jose Chameleone ari rya rindi, kandi ndabizi ko abantu bankunda. Ndabishimira Imana, ntabwo nzi impamvu bankunda. Asobanura impamvu atigeze areka umuziki muri ibi bihe biteye ubwoba ndetse bitoroshye yanyuzemo, ndetse byanamubereye ikibazo mu burwayi. Chameleone yavuze ko na Bibiliya isaba abantu kuririmba kugira ngo bishime, nawe akaba yarabikoreraga kwishima atagamije gushimisha abantu. Ati umuziki ni amaraso yanjye. Na Bibiliya irabivuga iti ririmba kugira ngo wishime. Kuri njye rero ndirimbira impamvu nyinshi. Ndirimba kugira ngo nishime, hanyuma abandi bakishima nyuma. Nta mafaranga ayariyo yose wampa ngo ndeke kuririmba. Nyuma yuko yaherukaga gutaramira i Kigali mu mwaka wa 2018, Jose Chameleone yagarutse mu Rwanda, aho yiteguye gutaramira muri Kigali Universe kuri iki cyumweru tariki ya 25 Gicurasi 2025. Jose Chameleone na Rafiki Coga Style ni bamwe mu bitezwe ko baza ku rubyiniro ndetse bagashimisha imbaga itari nkeya i Kigali. Aha ni Hot World Entertainment.